ushobora kuba ufite ikibazo cy'amanakozi haba hano ku ntoki, ku nkokora, ku mavi ndetse no ku birenge, ukaba ujya utinya kwambara udusandari uvuga ati abantu baranseka ngo nisize amavuta arimo hydroquinone, none ibirenge byanjye ntabwo bisa no mu maso cyangwa ngo bise n'ahandi, cyangwa abantu benshi ugasanga bakunda kwambara amaga ngo kugira ngo amanakozi agende. Igisubizo rero nta kindi ni Dr. Dave Serum Ngwaye ikaze ku gicumbi cy'ubwiza nibushye cyane ngendika cyusa Edusa. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, ikigeretse kuri ibyo ukaba ukunda gukora amafaranga cyangwa ushaka gukorera amafaranga, ndagushishikariza rero gukora subscribe warangiza ugakanda kuri ukazagera kari kurande kugira ngo igihe cyose na upload izo video uzajye ubona aka notification. Guys, rero sinahwema gushimira wowe udahwema kunshyigikira ko bwije nuko bukeye usharinga video zanjye mu comment, mu like. Imana y'imijuru nawe kumere umugisha. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, kandi nawe utameze neza Imana y'imijuru kumera neza. Bazango uyu munsi tugiye kuganira kuki. Nimba uzi ko ufite ikibazo cy'amanakozi haba ku maboko ndetse no ku maguru, iyi video ni yawe. Nujye kurera ndaje dutangiye na video yacu. Rero uko abanye kuri tato cyangwa byumvishe muri introduction, uyu munsi kuganira cyangwa tugiye kureba umuti uvura amanakozi. Waba uzifite ku ntoki cyangwa ku maguru, iyi video ni yawe. Iki kibazo nakibajijwe n'abantu benshi barangati cyusa nisize amavuta arimo hydroquinone, mbabarira umfashe nabi ku ntoki ndetse no ku maguru. Hari aho ngera bikaba ngombwa ko nambara inkweto zifunze. Mbese muri rusange undebye mu maso kandi ku maguru wabona ari abantu babiri batandukanye. Ushobora kuba warisize amavuta arimo hydroquinone ufite icyo kibazo, rero iyi video je ari igisubizo kuri wowe. Iki ntago nakurenganya, buriya abantu bagira amahitamo atandukanye. Rero nimba uzi ko uri kwisiga amavuta arimo hydroquinone ukaba ufite amanakozi, cyangwa warigeze kuyisiga ukayareka amanakozi akaba yaranze kugenda, naje ndi igisubizo kuri wowe. Nkuzaniye agaserum keza, ntabwo nje kukubwira ngo urakisiga uyu munsi, n'ejo amanakozi yawe aba ayashizeho. Nabwiye ngo buriya ubwiza buravuna. Ushobora kwisiga amavuta arimo hydroquinone uyu munsi, ejo nyuma y'iminsi 5 ukaba usa uko ushaka, ariko twatuntu twahanga kugira ngo dushire umva bisaba igihe. Ndaje rero mbabwire igihe ugomba kwisiga kano gaserum n'igihe amanakozi yawe ashiraho akagenda burundu. Guys, rero nabazaniye igisubizo ku bantu bafite amanakozi. Mfite agaserum ka Dr. Dave kakuraho amanakozi. Ngira ngo nk'ibishushanyo uri kubona ukuntu hano kashushanyije, hano ukuntu ibishushanyo biriho, urabona ko ari abantu bafite amanakozi. Hari abantu ashobora kuba bavuga ngo ese amanakozi ni iki. Hari abantu rero baba bafite amanakozi ni twatuntu tuza hano ku subu navuga kuki, ku nguni y'inoza, ku nguni y'intoki ndetse n'ahara ku kirenge. Hari abantu baba bafite hano ku nkokora ndetse no ku mavi, ugasanga hano hasa umukara, hano ku ntoki hasa umukara, no ku maguru hasa umukara. Nyine ntabwo hasa nk'ahandi, cyane cyane hano intoki zigisi navuga ngo niho zihurira, niho zigira utesimbizi. Ubwo rero ibyo nibyo turi kwita amanakozi ku bantu bumvishe nakozi bwa mbere. Icya mbere ugomba kubona kuri no foto, urabona ko ahangaha nibyo naberekaga, haba ku nkokora, haba mu mavi ndetse no ku ntoki n'amaguru nuko batayashyizeho. Ka serum kitwa Dark Knuckles Whitening, na agaserum ka Dr. Dave. Aka kantu ni keza, ni keza, ni keza, ni keza. Rero nkuko uri kubibonaho hano kanditseho ko nakozi zawe zishira hashize iminsi 7. Ariko ku muntu nagahaye akagakoresha ntabwo yagakoresheje mu minsi 7 ngo nakozi zawe ziwe zashize. Aka kantu byibuza ugomba kugakoresha mu gihe kingana n'amezi 2. Nibwo utangira kubona resulta ya nyayo.
rero ba bantu murambirwa mukavuga cyusa waduhaye wampaye aka kantu ngo kazamareho ngo amanakoze ngo none icyumweru kirashize, icya kabiri kirashize, icya gatatu kirashize, nta kintu kimwe kiri guhindukaho rwose. Aka rero ntabwo nakubwira ngo uzagenda ugakoreshe ngo nyuma y'ibyumweru 2, 3, 4 ngo ube wabonye resulta nkuko maje kubikubwira. Aka kantu ka Dr. Dave k'agaserum ugakoresha byibuza amezi 2. Ni agaserum, ntago ari oil runaka, ntago ari lotion runaka, ni serum. Rero rwose iyi ngiyi ndayizeye 100% kuko umuntu nayihaye yarambwe ngo yaramukoreye pe. Niyo mpamvu mbanje imbere yanyu nkavuga ati aka kantu ko kafasha, akantu ko kafasha abantu benshi kandi nzi ko bafite kino kibazo waza akababwira. Serum rero nubwo ukabona gutyo karahenze kuko ujya kwisiga amavuta arimo hydroquinone nawe yaraguhenze. Emera rero uhebe ugure kano kantu kagukize, kagura amafaranga 15,000. 15,000 urakegukana ubundi nakozi zawe zikagenda, nakozi zawe zigashira, no kwagugira ipfunwe ngo birenge byawe ngo nago bisa no mu maso, ngo intoki zawe nago zisa no mu maso. Aka kantu karabigufasha, aka kantu karabigufashamo nkuko mba nabikubwiye, mba nagiye nkakora ibintu byizewe. Ngiye nago naguha ibintu bitizewe. Aka kantu karagufasha pe. Nimba uzi ko ufite na mugenzi wawe ufite iki kibazo, umva iyi video yimusharing. Aka kantu kagura 15,000 ugakeneye, umva ako kanya ni kwita nkago. Kandi ku bantu bari mu ntara, umva nawe kakugera apfa kuba ahantu tuye hagera agence. Ku bantu bari i Kigali badafite umwanya, nawe aka kantu uragakeneye. Ntago ari umuntu ushaka kumva ngo ndi kuvuga ngo umuntu aragakeneye akagira ngo n'abantu bose bagakeneye. Nimba uzi ko wisiga amavuta arimo hydroquinone, ahangaha nyine ikiganza cyawe kikaba kidasa n'ahandi, rwose aka kantu uragakeneye. Reka babwire rero ukuntu gakoreshwa. Serum biba byiza kugakoresha cyane cyane nijoro. Cyane cyane nijoro ugiye kuryama ukakasigaho kabisa, ugasa nkaho uri kumasa. Ntago nkubwiye ngo usukeho nurangiza, ntago nkubwiye ngo ufate wisigeho itugenda. Hoya masa handi hari amanakoze, umva nta kabuza nakoze zawe zirashira. Ikindi kumanywa nimba ubajije kwisiga amavuta yawe asanzwe, ari amavuta usanzwe wisiga karenze, naga serum nta kintu kimwe gatwara. Ntabwo uzavuga ngo kazatukuza intoki ngo kazajya uritoya. Ikintu gashinzwe ni ugukoraho nakoze. Ushaka kuba uzifite hano ku nkokora, ushaka kuzifite ku ntoki, ushaka kuzifite ku maguru cyangwa ku mavi, biterwa naho uzifite niho uzajya usiga. Ariko cyane cyane ujye ukibandaho cyane nijoro ugiye kuryama. Nizere ko ututuntu twumvikanye. Cyane cyane ujye ukibandaho nijoro ugiye kurya. Ku manywa igihe woze ugiye cyangwa igihe woze uri mu rugo ukisigeho bisa. Nijoro nimba uri gufata iminota 5 yo kwisiga, urenze indi minota 5 yo gukora massage, hahandi hari nakozi zawe. Iminsi ubwo ni iminsi 90. Hano bashyizeho iminsi 7 ariko ntago iminsi 7 byaba bimajije gushiraho. Iminsi 90 ihwanye n'amezi 2, ubundi ukazagaruka hano unshimira. Kagura rero 15,000 karahari. Nimba ugakeneye uraza kunyandikira muri nimero ndi bushyire mu kiganiro kirangira, ubundi ukihahire. Nimba ufite kino kibazo gikemuka ako kazi. Rero na video y'umunsi irangiriye. Ntabwo kano kantu nakubura kukihererana. Aka kantu nakingenzi mu buzima nimba uzi ko ufite ziranakoze. Wowe kujya ugira ipfunwe zo kwambara inkweto zifunguye ngo nuko ufite amanakoze ku maguru cyangwa ngo usanga uri kuhisha ikiganza cyawe, umva kara kantu karagukemurira ibibazo byose ufite bijyanye n'amavuta wisize akagira akakwangiza kuri ibyo bice ufiteho ikibazo. Karahari rero ugashaka wizi nimero. Kandi ikindi nimba uzi ko hari inshuti yawe ifite ikibazo, aka kantu kabikemura. Karakora pe, karakora. Nizere ko karakora pe kandi ndabibijeje.
umva nikadakora nyuma y'iminsi 90 uzavuga ati cyusa nsubiza amafaranga yanjye ngo hibyawe. Karakora, mfite umuntu nagahaye kandi karamukoreye. Muze mbambike neza rero, nambika neza abadamu n'abakobwa bijyanye nuko bateye, nkabajyanishiriza amabara nk'ubu koko murabona nambaye nabi, murabona nambaye nabi. Nambika neza abadamu mbisubiremo, umwihariko wanjye nuko nkambika neza ubundi imyenda yanjye ikivugira. Ntabwo ujye ubwira umuntu ngo nambaye neza ngo imyenda nayikwiye kwa Cyusa oya. Ubundi umuntu yagukubise ijisho atavuga ati wambaye neza uyu munsi. Ako kana kakarenza akavuga ati wambaye neza uyu munsi. Rero nta kindi kintu ukeneye gutunga nimero yanjye muri telefone yawe, kuko ni ingenzi nimba ushaka gusa neza, nimba ushaka kugaragara neza. Rero nimero yanjye niyo ngiyo, ncuruza ibintu bijyanye n'ubwiza, cyane cyane ibikoresho by'isuku. Amavuta ntabwo ndayinjiramo, ariko mu minsi iri imbere nayo nzajya mbagenda mbabigezaho utuntu tw'ubwenge. Ikindi cuza n'imyenda nyine bisanzwe, unyandikira kuri iyo nimero ukambwira ati Cyusa saving ino nimero yanjye ngiye mbona sitati yawe, ako kanya mpita mbikora, ukajya bibona status tukarushaho kugura. Nkora delivery waba uri mu ntara cyangwa mu mujyi wa Kigali. Rero nkora mu nyubako yitwa Tropical Plaza iherereye imbere ya TDM, uhageze wahamagara kuri iyo nimero. Rero muze mwihahire, murushe gusa neza, murushe kugaragara neza, ikigeretse kuri ibyo murusheho guhumura. Rero guys, sinahwema rero gushimira wowe unshyigikira mu buryo ubwo aribwo bwose, ugasharinga amavideo yanjye, ukamama like, ukamama comment. Ntigeze mbigusaba n'umunsi n'umwe, ahubwo ukavuga ati uyu muntu ayifuze ibintu by'ubwenge, umuntu angishije, uyu muntu hari ikintu anyunguye cyangwa Cyusa hari ikintu anyunguye, ukatuba reka muhe comment musabira umugisha, reka nkande kuri like video ze zigere ku bantu benshi. Nawe ukora shares rwose ukavuga ati reba kino kiganiro cy'umuntu kiragufasha, Imana yo mwijuru ijye bamera umugisha. Mureke rero duhure muri video itaha, ndabakunda cyane, bye.